Mbanje kugusuhuza we tugiye kwigira hamwe amategeko y'umuhanda isomo rya kabiri. Niba utarakanda subscribe yikande, ukande like ndetse unasharinge ku nshuti n'abavandimwe. Reka dutangire. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe amatara aba ku binyabiziga ndetse n'icyo asobanura naho abaherereye ku binyabiziga. Itara rya mbere tugiye kureba ni amatara y'urugendo. Amatara y'urugendo ugiye mu igazeti wabisanga mu ngingo ya kabiri agace ka 32. Amatara y'urugendo ni amatara y'ikinyabiziga amurika imbere mu muhanda mu ntera ndende, niyo bita amatara y'urugendo. Amatara ya kabiri ni amatara yo kubisikana. Amatara yo kubisikana. Amatara yo kubisikana ni amatara y'ikinyabiziga amurika inzira nyabagendwa atagombye guhuma ibinyabiziga bituruka imbere, niyo bita amatara yo kubisikana. Icya gatatu, amatara ndangambere. Amatara ndangambere ni amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere. Icya kane, amatara ndanganyuma. Amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma, ayo niyo bita amatara ndanganyuma. Ubwo aherereye uhita uhumva ucyumva n'izina ryayo, ni inyuma, abari inyuma ku kinyabiziga. Amatara ndanganyuma, amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma. Icya gatanu, amatara kamenabihu y'imbere. Amatara kamenabihu y'imbere, amatara y'ikinyabiziga abonesha neza imbere yacyo mu gihe cy'igihu, cy'imvura nyinshi, cy'urubura cyangwa cy'umukungugu. Amatara kamenabihu y'imbere, amatara y'ikinyabiziga abonesha neza imbere yacyo mu gihe cy'igihu, cy'imvura nyinshi, cy'urubura cyangwa cy'umukungugu. Icya gatandatu, amatara kamenabihu y'inyuma. Amatara kamenabihu y'inyuma, amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo uburebeye inyuma mu gihe cy'ibihu, cy'urubura cyangwa mu bihe by'umukungugu. Amatara kamenabihu y'inyuma, amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo uburebeye inyuma mu gihe cy'ibihu, cy'urubura cyangwa mu bihe by'umukungugu. Hano hakazaho cya karindwi, iyo bavuze itara ry'umuhondo. Itara ry'umuhondo bivuga itara ryose ry'umuhondo wiganje, ry'umuhondo nyawo cyangwa usa n'icunga, hakurikijwe ibisobanuro bivugwa mu ngereka ya karindwi y'iri teka. Ubwo ugiye mu igazeti karebera iteka aho riri, mu ngereka ya karindwi wabisangamo iyo bita itara ry'umuhondo. Ushobora no gushingira ku izina ryaryo ugahita umenya icyo iryo tara risobanuye, ugasigara ureba ku kinyabiziga ngo iri tara riherereye he, ririhe, rikora rite. Icya munani, harimo amatara yo gusubira inyuma.
amatara yo gusubira inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kubonesha inzira inyuma y'ikinyabiziga no kumenyesha abandi bagenzi ko ikinyabiziga gisubira inyuma cyangwa kigiye gusubira inyuma. Umva, amatara yo gusubira inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kubonesha inzira inyuma y'ikinyabiziga no kumenyesha abandi bagenzi ko ikinyabiziga gisubira inyuma cyangwa kigiye gusubira inyuma. Ayo niyo twita amatara yo gusubira inyuma. Icyenda, amagambo itara ndangamubyimba n'itara ndangaburumbarare. Itara ndangamubyimba n'itara ndangaburumbarare bivuga itara ry'ikinyabiziga ryerekana ubugari bwacyo ahagana imbere cyangwa inyuma igihe uburebure, iri jambo uburebure hano, bwacyo burenga metero 6 cyangwa iy'ubugari bwacyo habariwemo ibyo cyikoreye burenga metero 2.10. Itara ndangamubyimba cyangwa itara ndangaburumbarare bivuga itara ry'ikinyabiziga ryerekana ubugari bwacyo ahagana imbere cyangwa inyuma igihe uburebure bwacyo burenga metero 6 cyangwa iyo ubugari bwacyo habariwemo ibyo cyikoreye burenga metero 2.10. Cya 10, ijambo ubuso bubonesha. Ubuso bubonesha bivuga kubyerekeye amatara. Kubyerekeye amatara bivuga ubuso busohokana urumuri. Naho kubyerekeye utugarura rumuri bikavuga ubuso burabagiranamo urumuri. Icya 11, ijambo itara ndangacyerekezo. Itara ndangacyerekezo cyangwa ikinyoteri. Ubwo nujya wumva itara ndangacyerekezo ujye tumenya ko ari ikinyoteri. Bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso. Itara ndangacyerekezo bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ngo nutwaye ikinyabiziga ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso. 12, itara rishakisha n'itara rihindukizwa. Bivuga itara ry'ikinyabiziga rishobora guhindukizwa n'umuyobozi bidatewe nuko ikinyabiziga kigenda, kandi rishobora kumurika ikintu kiri mu nzira nyabagendwa cyangwa hirya yacyo. Uvuga ngo itara rishakisha cyangwa itara rihindukizwa ntabwo ari ngombwa ko ikinyabiziga kigomba kuba kigenda. 13, akagarura rumuri. Akagarura rumuri, akantu karabagirana gasubiza urumuri ku kirwohereje, niko bita akagarura rumuri. Urumva harimo kugarura urumuri, ngo ni akantu karabagirana, akantu
karabagirana gasubiza urumuri ku kirwohereje. Iyo urumuri rukubiseho kagira gute? Kararugarura. Murakoze, reka duhure ubutaha mu isomo rikurikira, isomo rya gatatu, amategeko y'umuhanda, isomo rya gatatu. Tugomba kwiga igazeti yose tukajya mu muhanda dusobanukiwe neza amategeko y'umuhanda. Cyambaha n'ibibazo n'ibisubizo, ibintu byinshi. We kora subscribe, ukanda like, ushyire mu group ya WhatsApp urimo, cyangwa umenyeshe bagenzi bawe. Channel yitwa Kwiga Indimi TV. Twigaho n'indimi zitandukanye: Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili. Iyi niyo channel nziza ushobora kuzareba ugasigara uvuga uti nigeze gukoresha YouTube ingirira umumaro.